Ndabakiriye mwese bene data, inshuti zacu, abakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, mwese ndabakiriye ndetse n'abashyitsi badusuye umunsi wa none, mwese mbahaye ikaze uyu munsi ku ijambo ry'umunsi, dufatanya kuri Pure Gold TV y'abakristo, uyu munsi wo kwa kane itariki ya 11 z'ukwa kane 2024, navuga nti n'undi munsi mwiza Imana yatwongereyeho kugira ngo tubashe gufatanya n'iri jambo rigiye kukubaka, rigiye kugukomeza, rigiye nukuri kugira aho rigukura naho rikugeza kuri uyu munsi wa none. Mbere yuko turifatanya, nagira ngo dusenge, dusabe umwuka w'Imana aze aba ari utuyobora muri iki kiganiro. Reka dusenge inshuti yanjye. Mana, turagushimye ko waduha umwuka wawe, umwuka wera, kugira ngo abe ari udufasha mu rugendo. Ndasabye ngo abe ari uyobora iki kiganiro, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nshuti yanjye, nshuti y'Imana, muri ibi bihe bya none hari ibintu biduca intege, hari ibintu bidukurura, hari ibintu biduhagarika, hari ibintu bitubuza gukomeza urugendo rugana mu ijuru twatangiye, hari ibintu byinshi, hari amajwi menshi cyane atwongorera, aducecekesha ngo tutavuga, ngo tudasenga, ngo tudategerana n'umwami Yesu. Ariko uyu munsi wa none ijambo tugiye gusoma, tugiye kwifashisha muri Bibiliya yera, ni ijambo rigiye kugufasha, rikwereka uko wabigenza. Reka turisome nihute. Turarisanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 20, turahera ku murongo wa 29. Haravuga ngo bakiva i Yeriko, Yesu Kristo nabo bari kumwe, bari barimo bava ahantu hitwa i Yeriko. Hari abantu benshi cyane bakurikiye Yesu, kuko tubizi bene data, tubisoma mu nkuru z'ukuri ziri muri Bibiliya, aho Yesu yajyaga hose abantu benshi cyane baramukurikiraga. Icyo gihe nawe nabo bari kumwe bari bavuye ahantu hitwa i Yeriko, abantu benshi cyane ngo baramukurikira. Muri abo bantu benshi baje kunyura, bakimo bagenda, baje kunyura ku mpumyi ebyiri zari zicaye iruhande rw'inzira aho Yesu yari arimo atambuka. Abo bagabo babiri bari baravutse ari impumyi, baterigeze bareba ariko bakumva. Bari barumvise inkuru za Yesu ko akiza abarwayi ndetse n'impumyi zikabona. Barabyumva, baza kumva ko ahanyuze. Bamwumvise, za mpumyi zitera hejuru, zirasakuza cyane. Barasakuza baravuga ati, "Mwami mwene Dawidi tubabarire." Nibyo gusa bavuze, "Mwami mwene Dawidi tubabarire." Noneho muri abo bantu benshi bari bakurikiye Yesu, bacyaha za mpumyi, baravuga ati, "Nimuceceke, muravuga iki? Nimuceceke." Bazigizayo. Ariko za mpumyi noneho zirushaho gusakuza, zirushaho gutaka, zirushaho gutakamba. Bahamagara Yesu bati, "Tubabarire, tubabarire, Mwami mwene Dawidi tubabarire twumve, dukeneye kureba." Yesu Kristo arahagarara, arazihamagara ati, "Nimuze hano." Arababaza ati, "Murashaka ko mbagirira nte? Murashaka ko mbakorera iki?" Za mpumyi nazo zirasubiza ziti, "Mwami, nta kindi dushaka, turashaka kureba, amaso yacu ahumuke gusa, nta kindi tugusaba, nicyo cyonyine." Yesu Kristo abagirira imbabazi, akora ku maso yazo. Uwo mwanya zirahumuka, zimaze kureba, zikurikira Yesu. Iri ni ijambo ryiza cyane uyu munsi wa none Imana ishaka kutwigishaho. Ufite wenda ukuntu uryumvise cyangwa ukuntu usanzwe uzi iri jambo, ariko uyu munsi wa none ikintu Imana yanshyize ku mutima ni uko hari ibintu bishobora kuba biducecekesha, hari ibintu bishobora kuba biduhagarika. Nk'aba bagabo b'impumyi bari bababaye, barimo basakuza, urusaku rwiza, urusaku rwo gusenga, urusaku rwo gusaba, bashaka ko Yesu Kristo abakiza. Ariko abandi bari aho, barabacyaha, barabacecekesha, bati, "Nimuceceke." Hari ibintu bishobora kuba bigucecekesha nshuti yanjye, hari ibintu bishobora kuba byikongorera mu matwi yawe, bati, "Ceceka." Hari ibiguca intege, wenda ni uburwayi, wenda n'ibindi bigeragezo. Umuntu wese afite ibimugerageza birimo kugucecekesha.
bituma urangara, bituma umutima wawe utari kumana neza. Ariko uyu munsi wa none turamera nk'izi mpumyi, aho kugira ngo twumvira ibiducyaha, twumvira amajwi aducecekesha. nabo ntabwo bumviye bariya abantu bavugaga ati nimwigireho nimuceceke muravuga iki, ahubwo barushijeho, impumyi zarushijeho gusakuza cyane, urusaku rwiza, batera amajwi hejuru, bihamagarira umwami bati mwami Yesu, mwana wa Dawidi, dutabare, dufashe, turashaka kureba. Yesu Kristo arahagarara, arabumva. Uyu munsi wa none cya kindi kigucecekesheje, cya kindi kiri kukugerageza, kirenge. Reka tubirenge ibiduca intege, renga ibiguca intege, tubirenge twese abajya mu ijuru, dukomeze duhamagare Yesu ubwo cyane. Hari ibingerageza, hari ibikugerageza, ibyo bidusubiza inyuma, biducecekesha. Uyu munsi wa none turabirenga, duhamagare kurushaho, dutere amajwi hejuru kurushaho, urusaku rwiza rwo kwinginga Imana, rwo guhamagara Yesu Kristo, rwo kumubwira ngo ngwino dutabare, ngwino dufashe, turababaye. Mubwira ikibazo cyawe, rushaho gusakuza, renga bwa buribwe, renga bwa burwayi, renga bya bigeragezo, renga bya bindi bikugerageza. Urabizi, nanjye ibyanjye ndabizi. Tubirenge, dusakuze cyane, dushyireho umwete, dutitirize, duhamagare cyane. Umwami ari buhagarare, ari buhagarare. Yesu uyu munsi arahagarara iwawe. Uyu munsi Yesu arahagarara iwawe, kurushaho kumuhamagara. Arahagarara kubaze ati mwana wanjye nkugirire ne, urashaka ko nkora iki? Akeneye kumva ijwi ryawe uyu munsi wa none, akeneye kumva ijwi ryawe umuhamagara cyane, ukarenga ibikugerageza, ukarenga uburwayi, ukarenga ikigeragezo, ukarenga kwibuka abandi bawe bapfuye, abishwe muri jenoside, ibiki n'ibiki. Ari benshi, hari byinshi byaguca intege, ariko reka tubirenge uyu munsi wa none. Duhamagara umwami Yesu, aza guhe amahoro yawe Satani yatwaye, aza guhe bya bindi byawe umwanzi yibye. Aze arakubaza ati urashaka ko ngukorera iki? Amena. Mubwire, urushaho gutera urusaku rwiza, ruhamagara Yesu. Aracyari wa wundi, uko yumvise za mpumyi akazisubiza, akazumvira mu rusaku, ariko akumva urusaku rwiza ruhamagara Yesu, ruhamagara ngo mwana w'Imana, mwami, mwana wa Dawidi, dutabare, dufashe, dukize. Turashaka kureba wa wundi wakoze ibyo akabakora ku maso, bagahumuka ako kanya. Arabigukorera uyu munsi wa none. Amena. Arabinkorera, arabigukorera. Ahubwo turushaho gutera urusaku, twe kwita ku biducecekesha, twe kwita ku bacantege, twe kwita kuri amajwi yandi. Uyu munsi ni uwawe nanjye. Reka turushaho gutera hejuru, turebe ukuntu Yesu ari budusubize. Imana ikugirire neza. Niryo jambo Imana yarashyize ku mutima ngo dufatanye. Niwumva ufashijwe, urisangiza abandi. Kandi ndagushima kubw'amasengesho yawe, ndagushima kubwa subscribe wakoze. Ni ukuri Imana iguhe umugisha. Reka twubake ubwami bw'Imana hamwe. Ntabwo ubikora kubera ikindi, ahubwo ni ukugira ngo benshi bakizwe, benshi bamenye umwami ugira impuhwe, ukiza impumyi, ukiza uburwayi, utuzanira agakiza ku buntu, ugira impuhwe nyinshi cyane. Imana iguhe umugisha. Tuzakomeza ubutaha, ntugacikwe n'ibiganiro byacu hano kuri Pure Gold TV, kuko biratwubaka twese. Ugirirwe umugisha. Tuzakomeza ubutaha. Wari kumwe nanjye Jose Irumva. Ndabakunda mwese.